imisozi wibabwire wibahishe imisozi izabahunga bizaba birangiye azagaruka byose bimenyesha abana bose n'ibirema basimbuke izizamuka ibiragi bizaririmba haleluya Yesu akwiye kuza azagaruka tuzajyana nawe ijwi rikurarikira kujya mu ijuru tuzabana na Enoki amahoro shengero ry'Imana reka rero twakira ishengero turabakiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye mutangabugingo umukiza wacu umucunguzi w'ubugingo bwacu, tugushimiye uburyo wabyukije mu birogo byacu ubugingo bwacu tukaba twongeye guteranira munsi y'iki gisenge waduhaye uhabwa icyubahiro. Tunejejwe n'uko Mwami dufite umwuka, tunejejwe n'uko dufite ibyishimo, tunejejwe n'uko twateraniye aha ngaha tuje kuramya, tuje kwambaza, tuje guhazwa nawe kuko tuzi kwihana. Data mwiza, nuko kuko wamaze kutugirira neza tukaba twicaye aha, tukaba duteranijwe n'uko tuje kwigaburo ryera, tubanje kwinginga kugira ngo weze imitima yacu, weze imyambaro yacu arizo ngeso zacu, kugira ngo Nyagasani aho ijambo ryawe ribasha kwinjira habe hatunganye. Turakwinginze muri aka kanya rero Mwami, ubwo tumaze kwingingira imitima yacu tukingingira abavandimwe bari hirya no hino, nicyo bitumye tukwinginga ngo abashonje mu by'umwuka Uwiteka ubahaze bateraniye hirya no hino cyangwa se babashije guterana ukaba wabahagije. Twebwe tutaragira icyo turya aka kanya turakwinginze, tutibagiwe ko hari n'abashonje mu buryo bw'umubiri, kugira ngo buri wese Nyagasani umuhaze igikwiye, ariko icyaruta byose ni uko waduhaze iby'umwuka kuko ibyo dukeneye mu gihe gisa n'iki. ntabwo bishoboka yuko ushobora kumenya icyo ukora mu kubwiriza ubutumwa niba utagerageje kugira icyo wagera wakora. abantu benshi batibaza batase nkanjye nakora iki? Ntabwo ushobora kumenya icyo wakora utagerageje kugeza ute kugira icyo ukora.
mutekereza yuko umwana yamenya kugenda atagerageje guhaguruka ngo yikubite hasi? Yamenya kugenda hasi? Tekereza ko yamenya kugenda? Ntabwo yamenya. Buri muntu wese agomba kugira icyo akora. Tugomba gutekereza icyo twakora mu kuvuga ubutumwa. Igihe kirageze kugira ngo twese duhaguruke tuvuge ubutumwa, maze Yesu atereke intebe ku bicu. Ibi byose bibera ku isi bigeze bite? Igihe kirageze ni twebwe dutere Yahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4. Azahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntibizongera kubaho ukundi, kandi imiborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizabigenewe bishize. Mbese umuntu wese yakwifuza yuko Yesu yaza kurangiza ibibazo byose dufite? Ntabwo twabyifuza. Kubyifuza rero no kugeza ku gihe ni uguhaguruka tukageza ku gihe tukavuga, ugatera buri wese agatekereza icyo yagenza ati icyo yakora. Iyi nkuru ni wowe nanjye tugomba kuyamamaza rwose. Nta gutegereza ngo pasitori runaka uzayiha, nta gutegereza ngo federasiyo niyo izayikora, ahubwo ibi ngibi ni wowe nanjye tugomba gukuraho igitare tukavuga ubutumwa hirya no hino, maze Yesu akaza agasarura isi. Ndasaba Imana kugira ngo ihe buri wese uburyo bwo gutekereza icyo yakora mu guteguza kugaruka kwa Kristo. Nibyo mbasabira, nanjye ndisabira mu izina rya Yesu. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour son soutien, et sous son aile je ne crains rien. Aucun malheur